Hello, dear students. Can you direct someone from one place to another? Ese ushobora kuyobora umuntu umubwira kuva ahantu hamwe ajya ahandi cyangwa ntiwabishobora mu Cyongereza? If you don't, niba utabishobora, this is your lesson. Niba utabishobora, iri ni isomo ryawe. Hari igihe ushaka kubwira umuntu ngo cyangwa se ushaka kurangira umuntu ngo nugera imbere umanuke cyangwa se nugera imbere utambike cyangwa se nugera imbere uraza kubona umuhanda uzamuka cyangwa se uraza kubona umuhanda umanuka utambike, kurangira umuntu ahajya cyangwa se ahava, something like that. Gusa mbere ko dutangira rino somo banza ukande subscribe. Nimba utarakanda subscribe banza ukande subscribe. I know ko this lesson is so very interesting. Ikindi mbere ko dutangira, I want to let you know this opportunity. Nshaka ko yuko mumenya aya mahirwe. So turi kwigisha Icyongereza kuri Google Meet. Turi kwigisha kuvuga Icyongereza. Hari igihe abanyeshuri baza bakanyandikira uti, hari igihe abantu baza bakambaza uti ese mwigisha gute, mwigishiriza he? Nababwira ko twigishiriza kuri Google Meet, bagahita bacika intege bakavuga uti twari tuzi ko ufite physical class. Bagahita bakacika intege bakatangira kumbaza uti ese ahubwo waturangiye aho twajya kwiga bafite physical class. Of course mpita mbarangira nkababwira uti okay, mujye hano nta kibazo, mujye aha n'aha. Ariko suko ariyo nama mba nakabahaye. Uti inama mba nakabahaye ni iyihe? Inama nabaha ni yuko baguma kwigana natwe. Uti kubera iki? Usanga umuntu ashaka iriya physical class aho uziga muri nk'abantu barenze 10 cyangwa se 20. Iyo uri muri iyo class mushobora kujya kwiga umunsi ukarinda wira, teacher ari imbere ku kiba hari kwigisha, nta utarakoresha akanwa kawe uvuga Icyongereza. Ugasanga mwarimu ni uri aho ari kwigisha, ari gutanga, ari kubaheza matière, just namwe muri aho maybe muri nko kwandika. Ndetse n'igihe ubonye wenda bwa akanya ko kuvuga, still ntabwo uri buvuge iminota irenze 5 se cyangwa 7. Maybe muri iyo class urumva ni class y'abantu benshi, ntabwo teacher ari bugenda ajya ku muntu umwe amubwira uti gira ikintu uvuga mu Cyongereza. Ugasanga ushobora kumara ukwezi kose cyangwa se amezi arenga ngahe nta kantu na gato ushobora kuvuga mu Cyongereza, bitewe nuko akenshi usanga nimba muri abantu nka 20 cyangwa se 10, ugasanga ntabwo mwese muri kuri level imwe, which is wrong. No kuvuga ngo niba ushaka kumenya Icyongereza nk'umuntu nkawe ukuze cyangwa se nk'umuntu utaragize amahirwe yo kuba yakiga kuri bya bigo byiza, ikiza kuri wowe ni ugufatwa by'umwihariko, ari nayo tekinike dukoresha, aho umunyeshuri mushyashya tumwitaho we wenyine ku giti cye mu gihe ataragera kuri level yo gutangira kuganira. So iyo turatangira kugera kuri level yo gutangira kuganira, tubanza kuwitaho ku giti cyawe, aho ushobora kugira ikibazo ukabaza, gusa wagimara kugera kuri level yo gutangira kuvuga akaba aribwo tugushira muri aho dutoreza abandi banyeshuri kuganira. Akaba ariyo mpamvu navugaga ngo uwo muntu mba nakamugira inama yo kuvuga uti gumana natwe tukwigisha, ariko bitewe nuko mba nshobora kubimubwira akavuga uti wishakira amafaranga ndamwihorera nkamurangira ahandi ari buke. So ako kantu nawe ugatekerezaho ugasanga karimo logique, ntukishimire cyane kujya kwigira ahantu hari abantu benshi. Ibyo baza mwarimu wawe tese kwiga bimeze bite, nziga gute, nzigana n'abantu bari ku level bimeze bite, basi umenya amakuru y'uburyo ugiye kwigamo. Gusa inama nakugira ni yuko ushobora kwigana na mwarimu akwitaho ku giti cyawe se ndetse munaganira, which is good. So tudatinze rero reka dutangire isomo ryacu ry'uyu munsi, which is directions. Turatangirira kuri go straight. Iyo ubwiye umuntu ngo go straight umubwiye ngo tambika. Ushobora kuvuga ngo go straight to school. Tambika ujya ku ishuri. Go straight to school. Turn left. Kata ibumoso. Turn left. Kata ibumoso. Turn left at the bank. Kata ibumoso kuri bank. Turn left at the bank. Kata ibumoso kuri bank. Turn right. Kata iburyo. Turn right
at the shop. Kata iburyo ku iduka. To turn right. Kata iburyo. Tukagira go down. Manuka. Go down the stairs. Manuka ku ma esikariye. Manuka ku ma esikariye. Tukagira go up. Zamuka. Go up. Go up the stairs. Zamuka ama esikariye. Go up the stairs. Hano dufite izindi nteruro. Go straight and turn left. Go straight and turn left. Tambika maze ukate ibumoso. Go straight tambika and turn right maze ukate iburyo. Go straight and go up. Tambika maze uzamuke. Go up uzamuke. Tukagira go straight and go down. Tambika maze umanuke. Hano dufite if you go forward a little bit. Nugera imbere gato. If you go forward a little bit. Nugera imbere gato. You will see. Uraza kubona a road going up. Uraza kubona umuhanda uzamuka. Umuhanda uzamuka tuwita a road going up. Umuhanda uzamuka. If you go forward a little bit. Nugera imbere gato. You will see a road going up. Uraza kubona umuhanda uzamuka. Tukagira na go straight. Tambika a little bit. Genda utambika gato and you will see. Uraza kubona a road going down. Uraza kubona umuhanda umanuka. Go straight a little bit. Genda imbere ho gato nta hantu ukase. And you will see. Uraza kubona a road going down. Uraza kubona umuhanda umanuka. So this is the end of our today's lesson. Mbibutsa yuko iyo turangije kwiga ugomba guhita tujya kuri website yacu yitwa guideaifast.com ukajya gukora quiz ifitanye isano n'iri somo. Ikindi mbibutsa yuko website yacu imaze kugeraho vocabulary zigera mu 4,000. Nimba utarayijyaho nyandikira inbox. Kuyijyaho ni ubuntu utangira usome ayo vocabularies ndetse ujye nakoresha mu buzima busanzwe uvuga icyongereza. Kwibutsa yuko no kuza muri groupe yacu ya WhatsApp ari ubuntu. Ikindi ntibagirwe gukora subscribe ndetse usharinge no ku nshuti zitazi this opportunity. So thank you for watching.